Yes, ni Menya Vuba TV aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi tudahwema kubagezaho amakuru abakiri mashyashya ya yandi atariho ivumbi. Uyu munsi tariki 29 habaye ikintu kidasanzwe. Nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abarwayi bagera ku ijana. Abarwayi bagera ku ijana banduye corona virus cyangwa se icyorezo cya COVID-19. Amakuru mashyashya Minisiteri y'Ubuzima imaze gusohora aka kanya nuko abarwayi bose aka kanya aho tuvugira bamajije kuba 101. Abanduye uyu munsi ni 101, mu gihe abakize bose ari 443, ariko uyu munsi hakaba nta murwayi wagaragaye wakize. Abandi bakirwaye ni 556. Hakaba hamajije gufatwa ibipimo bikabakaba 140,249, aho uyu munsi hafashwe ibipimo bigera ku 2,498, mu gihe abapfuye bamajije kuba 2 gusa. Ikindi kandi ni nk'uko twabivuze, abarwayi barenga 100 bagaragaye mu gihugu cyacu, aho muri Kigali honyine harimo abarwayi 22. Muri Rusizi harimo abarwayi 3. Muri Rubavu harimo abarwayi 2, mu gihe muri Kayonza ari 1, Kirehe ari 1. Mu itsinda ry'abagororwa muri Ngoma ni 72 bahuye n'abanduriye i Rusumo. Abantu bakaba bakomeje kugenda batanga komenti zitandukanye bibaza aho ibi bintu bigana, ko umunsi ku munsi barimo bariyongera, aho koko nko mu mujyi wa Kigali naho hagaragaye umubare munini, abantu bagera kuri 22. Tugiye kurebera hamwe komenti z'abantu bagiye batandukanye bagiye batanga. Hano hari uwa mbere wagize uti "Mana dukiriza igihugu cyacu." Undi ati "Mana we." Undi ati "Mana, Imana niyo ifite iherezo ryiza kandi ifite n'umuti, ndizera ko n'urukingo irufite." Undi bita Celestin, ariko se ubundi aba bantu bangana gutya bo ntabwo bari kwirinda? Turasubira muri guma mu rugo nta kabuza. Uwo ni igitekerezo cye yatanze. Undi bita Fabien, uzi uko bikaze, tugiye twapfa pe. Uwo nawe ni igitekerezo nde. Undi bita Joseph yavuze ati "Aha ntabwo byoroshye gusaba akazi ingamba mu magereza, kuko mu magereza wabonye yuko harimo abantu 72 bose bagaragaye." Undi bita Ezra, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, nuko nguko nawe abivuze. Undi yavuze ati "Ayiwe Mana y'i Rwanda." Ubita Ndahiro yagize ati "Banyarwanda, namwe banyarwandakazi mwihangane kuko bigiye kurangira, kuko Imana y'abanyarwanda ni yabyemera." Uwo ni Ndahiro. Undi ati uzi uko bikaze, tugiye twapfa. Yavuze nka wa wundi. Undi nawe ati "Ibi ni ibiki Imana y'u Rwanda, noneho bageze muri gereza, naha Yezu na nyina." Undi bita Jado, harya ubwo agapfukamunwa kari kudufasha iki? Ni danje kabisa. Mana tabara kuko birakomeye. Abantu bakomeje bavuga ibintu bigiye bitandukanye, bamwe bibaza niba koko guma mu rugo yaba itagiye kongera, mu gihe hari hitezwe yuko insengero cyangwa se imisigiti cyangwa ahantu nyine hahurirwa mu kuba abantu bahimbaza Imana hagiye naho kongera gufungurwa. Ariko hari igisubizo cya Minisitiri Dr Ngamije yagize cyo gukomorera insengero.
Inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku wa 16 Kamena yatanze iminsi 15 kugira ngo hazafatwe icyemezo ku ngingo yo kongera kwemerera abayoboke b'amadini atandukanye guterana. Kuva mu minsi ishize hari ibiganiro biri kuba hagati y'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda. Kuva mu minsi ishize hari ibiganiro biri kuba hagati y'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda na guverinoma y'u Rwanda, harebwa niba koko amadini yiteguye kongera gukora ariko yubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Nubwo ibi biganiro bikomeje ariko ubusesenguzi buzakorwa ku buryo icyorezo gihagaze mu Rwanda, nibwo buzatanga ishusho niba insengero zemererwa gukomorerwa, aho aka kanya handuye abantu bagera ku 100 bose. Mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru Dr. Ngamije Daniel yavuze ko hari ibiganiro guverinoma izafata umwanzuro ku ifungurwa ry'insengero yamaze kureba uko icyorezo cya covid kizaba kimeze mu gihugu. Yagize ati hari ibiganiro birimo hagati ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, urwego rw'imiyoborere RGB n'abanyamadini batandukanye. Hari ibyo basabwe kunoza, baracyabiganiraho, igihe nikigera bazahabwa amabwiriza akwiriye hakurikize icyo amakuru azabatubwira. Yakomeje ati niba se nko muri Kigali muri kubona turi gushyira imidugudu 6 mu muhezo, urumva ibyo byose bikwiye gushyirwa hamwe kugira ngo imyanzuro izafatwe ikwiriye igihe cyayo kigeze. Minisitiri Dr. Ngamije yijeje ko guverinoma izakomeza kwigana ubushishozi uko covid-19 izaba ihagaze kugira ngo n'ibindi bikorwa bitarafungurwa bikomorerwe. Gusa tuvuye kuri ibyo, mu madini imyiteguro irarimbanyije. Nubwo amadini ataramenya niba azakomorerwa cyangwa niba azakomeza gufungwa, insengero nyinshi ziganjemo iza Kiliziya Gatolika zatangiye gukorwamo impinduka zizabafasha gusenga bubahirije amabwiriza yo kwirinda covid-19. Mu myiteguro yo kongera kwakira abayoboke bayo, Kiliziya Gatolika yatangiye gushyiraho ibimenyetso bigaragaza uburyo abakristo bashobora kuzajya bahana intera mu gihe baje mu misa. Ibi bimenyetso biragaragara hanze ya Kiliziya ndetse n'imbere, ku buryo abazajya gusenga bazajya bicara cyangwa bagahagarara intera ya hafi metero 2. Uretse guhagarara bahanye intera, Padiri mukuru wa paruwasi ya Regine Pacis Ntagungira Jean Bosco mu kiganiro yagiranye n'igihe yavuze ko bamaze gutegura uburyo buri mukristo uzajya mu misa azajya yambara agapfukamunwa, abanze gusuzumwa umuriro, akaraba intoki hakoresheje umuti wica udukoko hand sanitizer, yinjire mu Kiliziya yicare ahateganye n'ikimenyetso kiri kuri buri ntebe. Mu gihe Padiri Ntagungira avuga ko buri mukristo uzajya uza gusenga agomba kwitwaza agapapuro kariho amazina ye na nimero y'irangamuntu. Mu gihe imyiteguro irimbanyije muri Kiliziya Gatolika, andi madini nayo yatangiye gutera intambwe yigana muri iyi nzira, agaragaza uko yiteguye kwakira abayoboke bayo ntakomorerwa. Mu gihe tumaje kubona yuko icyorezo uyu munsi handuye abantu bagera ku 101, urumva ko tumaje kugira abantu bakaba mu 1000 bamajije kwandura coronavirus, mu gihe abakirwaye umubare wabo uri hejuru cyane. Kandi nanone muri Kigali hagaragaye abantu 22 bose. Uribaza uti ese ayo madini azafungurwa? Ese ibyo abanyamadini batekereza niko bizagenda? Twandikire muri comment utubwira niba koko wowe ubona ko igihe cyo gukomorerwa kw'amadini cyaba kigeze. Bamwe baribaza bati aho guma mu rugo ntiyaba yenda kugaruka, guma mu rugo ntiyaba igiye kugaruka mu kindi gihe nanone, kuko kwiyongera kw'abarwayi bikomeje gufata indi ntera idasanzwe, bikomeje guhindagurika, gufata intera idasanzwe. Nk'aho muri iyi nkuru hari aho twageze tukumva bavuga bati mu gihe imidugudu 6 ishyizwe mu kato, mu gihe ibintu biri kugenda bihindagurika cyangwa se ubwiyongere biraza kugenda gute? Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Aha reka dutegereze wenda indi myanzuro izagenda ifatwa, tureba nuko icyorezo niba kizaguma kiyongera muri ubu buryo. Gusa
reka dukomeze twubahirize amabwiriza, twambara agapfukamunwa, twitwararika, twoga buri kanya, twoga intoki, duhana intera ya metero imwe cyangwa metero ebyiri kugira ngo turusheho gukomeza kwirinda. Ni Menya Vuba TV, tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tubagezaho amakuru ya politike, amakuru ya entertainment, amakuru ajyanye n'ubuzima, ajyanye n'uburyo wakwirinda indwara zitandukanye, comedy, films, ibiganiro, ibintu byinshi navuga ngo ndangize. Muhorana nande na Bukarifu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo ibintu bigume bigenda fresh. Reka twongere ubutaha. Ciao ciao.